bien n'ubundi gahunda ni gahunda ni ukugenda tubanyuzamo gake gake tubatambagiza mu byiza biri muri Papa Sava. Aha turi kuri seti turongeye turiyibye duhura n'icyamamare umujene wanyu. Ayo papa en forme, umeze fresh? je suis bien. Uti bien bien? Umeze neza ahubwo wowe. Abavandimwe Yego. iyo bari kuri episode ya wakinyemo muri Papa Sava bahita bavuga ati umujene wo mu diaspora, undi witwa ati ushaka ko nyibeshyeho ukagira ngo ndi guseka nk'umuntu wa Belgique, ariko ngiye mbinyamirambo. ngo Mbinyamirambo serious? ni ukuvuga ngo ubu kundeba sindarenga Kenya. Utanguje ntabwo ndarenga Kenya, urumva bro. Uzi ko umuntu akureba ukuntu wifuza umeze neza mpari harya ngo witwa nde? nkina nitwa diaspora, ariko amazina ababyeyi bamaye nitwa Mugisha Guevara. uri umunyarwanda cyane original utitaye kuri iyi nzobe. Uwiteka akaba yaransigirije akanogereza. Ndi umunyarwanda ndetse cyane. hari akantu wigeze kwipresenta muri episode imwe ntibuka icyo gihe nibwo rukigeraho, ubwo nibwo rukigera n'ahangaha mwizi karitsiye, muri izi karitsiye wabwiye Papa Sava ngo witwa urumva naje ndi gukina nk'umuntu nyine wo mu diaspora, ariko nkakina mvanga narabaye i Burayi, ariko ufite aksa y'igikongomani. Nzamubwira ngo nitwa Jean Iberi Bebe Secret Fi, urumva, cyangwa se Chakupewa Monsieur Kipwempwa, urumva. Monsieur wiseka aho nous sommes sérieux. bise bituma nibaza ubuzima bwanyu kuri seti. urageze gahunda z'akazi zatangiye, ese ni iki uvuga uti njyewe uyu munsi mu ma episode yanditswe twasomye niteguye guha abantu nk'agakoryo k'umunsi? Yego. Ese episode uvuga uti nikinamo nkumva ndaryohewe pe, nkumva ndimo niziye? Ni ukuvuga ngo umwihariko dufite muri Papa Sava, biragoye ko wakina ikintu kimwe. Ukaba ushobora gukina uyu munsi uri umutekamutwe, ugakina uyu munsi wambura mu kabari, ugakina uri umupfubuzi, urumva. Ni ukuvuga ngo iyo uri umukinnyi buri gihe ku munsi wa seti uba ugomba kuba ufite umwihariko. Uyu munsi ukavuga ati se yego si ukuvanga ibyo warakinnye mu gihe cyatambutse aba ari bibi, urumva, ariko uba ugomba kugira ka innovation, icyo nakwita umwihariko mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo buri munsi iyo tuje gukina, umunsi washize n'uyu munsi biba bitandukanye. Uri kubyumva? Yego. Biba bisaba ngo buri munsi uba ufite umwihariko w'ibyo ugiye kwereka Abanyarwanda. Diaspora umaze gukina ama episode menshi ya Papa Sava, ari serieux kandi ubona ko afite ubutumwa. Ama episode rwose abantu benshi banyuzamo bakongera bakareba dushingiye kuri commentaire. Ese ni irihe banga mukoresha muri Papa Sava kugira ngo habe hamaze gukinwa ama episode ageze mu gihumbi magana? Ni irihe banga mufite? Ibanga rya Papa Sava ntabwo narivuga aka kanya muri uyu mwanya dufite ngo ndirangize, ariko rifite umwihariko uri beyond munini cyane. Ni ukuvuga ngo team Papa Sava cyangwa se ibijyanye n'ibyo dukina ni ibintu binini ku buryo nyine nk'uko mbikubwiye utabasha kubisobanura mu munota umwe cyangwa isaha, urumva. Ni ukuvuga ngo twe dufite umwihariko w'uko buri kintu cyose dushobora kugitangaho ubutumwa tunyuze mu buryo bugiye butandukanye, tunyuze muri karagiteri zigiye zitandukanye, urumva, kandi bikadufasha ko wa muntu ugiye gutanga ubwo butumwa bitewe n'uko twabonye iyo karagiteri dushaka dutambukirizamo ubwo butumwa ari bubashe kuyisohoza akadutangariza ubutumwa nk'uko tubikeneye. Uwo ni wo mwihariko wa mbere dufite. Undi mwihariko utandukanye n'izindi filime uzabona ku isi no mu ijuru, ntabwo dukina ibintu bisa nk'iby'abandi. Aho ushatse kuvuga iki? Ikintu nshatse kukubwira ni iki ngiki: ntabwo uzabona dukina ibintu ngo byo gukundana, ngo narize, ngo wanyishe, ngo umutima wanjye ngo wawushenjaguye, ngo wawuteyemo nk'ibisongo, urumva, cyangwa ngo banyibye, urumva. Twe ikintu dukora
turi kugikora kugira ngo tugikorere sosiyete. Ahanini Papa Sava yaje nk'umwarimu, ntabwo mvuga Papa Sava ku giti cye, batumva Papa Sava cyangwa Gratien Niyitegeka, urumva ntabwo yaje ku giti cye nk'umuntu uje kwigisha. Donc hari umuntu ureba Papa Sava uyu munsi akaba amaze imyaka 2 ayireba, utaranakora subscribe, wowe uri kundeba nyitegereza, uri kundebera kuri screen puse 55 cyangwa kuri telefone, byaba biteye isoni aka kanya. Kubera iki byaba biteye isoni? Atarakora subscribe. Kubera iki? Impamvu ndi kuvuga ko byaba biteye isoni ngingi, uraho ngaho ufite episode zirenga 1, 2, 3, 4, 5 urazikunze, nturakanda subscribe wowe ngo mu bantu miliyoni ejo bundi tuzaba duserebura bazaye barimo. Ibaze ko aka kanya umuyobozi wacu ari nawe uyoboye iyi timu ya Papa Sava, ari we Niyitegeka Gratien, ni grand frère. Bisaba iki? Nta kindi, afite telefone y'umuntu uri kutureba aho ngaho gutyo. Muri iyo telefone hari ahantu handitse ngo subscribe, hagakurikiraho n'akantu k'inzogera, kandi subscribe ushyira n'ako kantu k'inzogera. Ariko ibaze nk'iriya trailer wabonye, sinyivuze sibyo, hitureba nko muri iyi minsi iciye kuri chaîne ya Papa Sava abasaba miliyoni abasaba miliyoni, urabyumva? Urabyumva? Uvuze iyo filme mpita numva nahita ajya kuri platform za Papa Sava Niyitegeka Gratien, kugira ngo iyo trailer iriho n'abakinnyi batandukanye nawe baza kutubwira platform zawe n'abandi benshi batandukanye. Iyo filme narayumvise, filme irangira yatangiye gukorwa, bivuge ngo uko agenda yuzuza imyaka myinshi mu buhanzi niko agenda ashyiramo byinshi umwihariko n'umunyu, ikirungo n'isukari. None se wisanze ute muri Papa Sava ubundi wowe? Urugendo rwanjye rwo muri Papa Sava ni rurerure. Donc maze igihe nziranye na Papa Sava, ariko nari narinjira muri timu ya Papa Sava, ariko yaje kongirira icyizere mu gihe twari tumaze tuziranye, amu mwanya ngira ibyo nk'abanyarwanda uyu munsi banzi nka diaspora. Ikindi ndanabimushimira cyane. Yego, ni ukuvuga ngo nagize gutya mba nisanze muri Papa Sava kubw'amahirwe we yamaye. Yego, muri diaspora. Hanyuma hari urugendo rukomeje rw'uko filime zikomeje n'ibiki byose, we ku giti cyawe ni iki kidasanzwe, ni iki kindi ukora ibyo byose hano murakina kwa mbere kwa kangahe iyo uvuye muri ubu buzima rero bwa sinema muri Papa Sava bikomereza he? No kuvuga ngo hari nk'umuntu ari nacyo kintu nshaka gusobanura. Nigeze mperutse mu minsi ishize kugira ngo ntangire ngusubiza kuri ibyo warumbajije. Mu minsi ishize mperutse guhurira n'abantu kuri aeroport y'i Kigali, nari ngiye gufata inshuti yanjye, mpura n'abantu batuzi muri Papa Sava, babarambajije ngo maze gukina susubiyeyo ngo mukande. Ndababwira nti oya, njye mba mu Rwanda. Urumva? Urumva ngo hari abantu nyine babona karateri dukina bakumva ko tuziviva, aribwo buzima tubamo bwa buri munsi. Oya, biratandukanye. Hari nk'umuntu mbona gutya kavuga ati iki gitipe kibera nk'i Burayi. None se ko wibera inanga mu Rwanda iyo utaje muri Papa Sava uri mu rugo ryawe? Niho narindi guhera kugira ngo nkomeze ngusubize. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gukina filime uretse na Papa Sava hari n'abandi wenda bashobora kuba banzi mu zindi projet, urumva, ariko buriya ndi umufundi. Uponda isimu? Oya, njyewe nkora ibijyanye na interior and exterior designing, ndi na engineer muri byo. Ibyo ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ni ibijyanye na finissage. Finissage mu Kinyarwanda ni urana iyi nzu ihagaze imaze gusakarwa, kunonosora no kunoza no kunyorosha. Ni ukuvuga ngo mbese n'ubwiza bw'inzu. Ni ukuvuga ngo twe turi ba bantu iyo dusanze inzu umaze kuyisakara umaze no kuyifunga, turaza tukakubwira ati inzu zagiye irangi rimeze uko,
ijyemo amarangi ameze uku, ijyemo tuwarete zimeze uku, donc bitewe na plan y'ukuntu wubatse ibintu byawe. Twe dukora ibintu bijyanye na finisage mbese ni nko kurangira kw'inzu. Yego nibyo ngiye nkora mu buzima busanzwe butandukanye no gukina filime. Aho rero urumva ni ikintu kinini cyane, bitumye ntekereza ku bandi bantu batandukanye. Hari wumva ko nyine sinema kuyijyamo ari igihe wicaye ukabura icyo ukora ukajya muri sinema, kujya muri sinema ariko wakunda uvuga ngo ngiye sinabashije kwiga ukajya muri sinema. Sinema ni iki? Ariko hari amakuru, hari ubuhamya bw'abantu benshi tugenda twumva. Ese ni iki cyatuma sinema nyarwanda nk'umuntu yumva kumva ngo ni bya bintu bitwatura abona ko ari umwuga ufatika? Ni ukuvuga ngo sinema yo mu Rwanda ni umwuga ushobora no kugutunga ndetse ukaguhindurira n'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo turi kurwana nabyo kugira ngo tuzirebe ko tuzabigeza ku rwego rwa za Netflix na za Hollywood, urumva, na za heho hose nyine aho ngaho nyine bafite sinema zateye imbere. Nibyo turi kurwana nabyo. Ariko uyu munsi sinema yo mu Rwanda, nubwo nkubwira ngo nkora ibyo byose sibyo, ariko sinema yo mu Rwanda hari umuntu ushaka kwibaza ngo ese ngo hari ikintu umuntu akuramo gifatika, cyangwa ugasanga hari nk'umuntu uvuga ngo filime ngo z'inyarwanda ngo ntago ngiye ngo njya nzireba ngo uri kubyumva. Ndashaka guhindurira mentalite uwo muntu ufite ibyo bitekerezo. Filime yo mu Rwanda tuzikina neza, ziranadutunze. Kudutunga ni mu buhe buryo bw'amafaranga. Yego. Hanyuma uti filime zo mu Rwanda tuzikina neza, ziranadutunze n'iki byose. Hanyuma hari umwana w'umujene ushobora kuba ari ku ishuri, ari muri interna ariko azataha muri vacances arebe iki kiganiro. Hari umwana wiga ataha, hari uwarangije ishuri uri gustragoringa kugira ngo ukomeze kaminuza cyangwa se tuvuge ko hari none uwiyumvamo impano mu magambo make. Ni iki aka kanya ushobora kumubwira kugira ngo cyangwa se yakoresha izihe nzira, yabigenza ate ngo niba akunda ibintu by'ubuhanzi byemere bikunde kandi binyuze mu nzira zirizo? Icya mbere ni uko afite impano. Kuba afite impano ni icya mbere. Icya kabiri kikaba kuba yagerageza amahirwe cyangwa yaba yanayabonye akagerageza akayagaragariza aho yayaboneye kugira ngo buri wese abashe kubona iyo mpano. Mbese ni mu buryo bwo kumurika, urumva, ku buryo yabasha kumurika iyo mpano. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ufite iyo mpano agize uko abona nabyita platform cyangwa se ahagaragarize impano ye, ni uburyo bwiza. Icya mbere pfa kuba ufite impano, urumva, iyo uyifite dufite abadirector, dufite abatuyobora muri ibi bintu byose dukora. Iyo uwo muntu yamaze kubona ko ibyo bintu bishoboye, aguha platform rwose nta kabuza. None se ubundi ntawe wenda ushobora kwicara ukabwira umwana uti wabigenza utya mu gihe ukishakisha ukigenza utya, bikora bite ubundi ibi bintu? Kuko hari inzira bicamo. None se kugira ngo uze muri Papa Sava byarizanye? Oya, ni ukuvuga ngo biroroshye. Mu Rwanda ndumva uwo mwana nubwo yaba yaragiye ku ishuri cyangwa yaranarangije cyangwa aniga ataha, dufite platform, dufite social media. Mu Rwanda iyo hari amahirwe ya casting ku muntu utumva icyongereza, ni umwanya abantu bahabwa bose badaturanyije abantu, sibyo? Buri muntu wese mu cyiciro arimo, mu rugero arimo, mu myaka afite yaba myinshi cyangwa mike, akaza akagaragaza impano afite. Yego, iyo niyo casting, urumva. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu iyo ugaragaje impano ya muri casting urafatwa, yego, cyangwa se bakaguha ikindi gihe uzaza kugerageza amahirwe. Yego. None se Diaspora ubu twitega iki rero muri iyi minsi ije muri Papa Sava? Nta kindi kintu nasaba abantu bakurikirana iyi channel yacu, ni impamo y'Imana. Mbabarira, nk'ubu turi kuvuga n'ubu uri kundebera kuri telefone, uri kuri screen yawe mu rugo, mbabarira ufate telecommande yawe nimba uri kuri screen. Ndabizi warize, uzi no gusoma, ariko arakantu kanditseho ngo subscribe. Ndakwinginze, ejo bundi nituba turi kwishimira abantu miliyoni, uzaba urimo muvandi wowe, wa mumama we, wa mupapa we,
wa mujene wenda gukeneye ndi kukubona uri gukanda subscribe yikande kuri iyo telefone yawe ukande subscribe niba akarusho ukanda kuri iyo nzogera bana subscribe biri mu magambo atukura ituranye n'akazogera uri kuyabona ari hano araha noneho aka kazogera aka kari mu nguni ya televiziyo yawe nako nagacyondera itugakanda noneho noneho turashaka kubaha ibintu bitandukanye bitabaho umwihariko nicyo kintu nakwizeza abantu bakurikirana Papa Sava. Ubwo ko bashobora kuba bavuze ngo turabikoze kandi urakoze wowe bababwira ngo iki? Nanjye nababwira ngo ndabashimiye, urakoze, namwe murakoze.